Ese niki kijya kiza mu mutwe wawe iyo utekereje ku giciro cya payi tugendeye kuri GCV? Tubizi neza ko igiciro cya payi tugendeye kuri GCV ari amadolari ibihumbi 314,159. Mfashe urugero tukagereranya Bitcoin n'igiciro cya payi tugendeye kuri GCV, kugira ngo Bitcoin nayo izagure amadolari ibihumbi 314,159. Nuko wafata igiciro Bitcoin iri kugura magingaya, wenda uyu munsi nago nigeze njya kureba Bitcoin igiciro iriho, ariko ku munsi wejo narebyeho nabonye Bitcoin yari iri kugura amadolari ibihumbi 97. Kugira ngo Bitcoin nayo izagere kuri ako gaciro nk'aka Pi GCV price, nuko wafata Bitcoin ukayikuba inshuro zigera muri enye zose. Gusa ariko muri iyi video tugiye kureba ibintu bigera muri bitatu Pi Core Team irimo gutegura bizatuma igiciro cya Pi kizamuka kikagera hejuru hashoboka. Nago ngiye kuvuga ngo Pi coin kuri 14 iragura $1,000, iragura $2,000. Ibyo ngibyo bigenwa n'ibintu nabyo turi buze kureba muri iyi video. Ubwo byumvikane ko tugiye kureba ibintu bitatu Pi Core Team irimo gutegura bizatuma igiciro cya Pi kizamuka, ndetse turaza kureba n'impamvu zituma igiciro bundi cha coin kibaho. Izo mpamvu cyangwa se iyo mpamvu ni iyihe? Urakaza neza hano ku muryango mugari wa YouTube channel How to Get Paid. Nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet nta gishoro bigusabye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyaboneka uze kureba ko wakanze kuri subscribe, ubundi ukande kuri subscribe kugira ngo igihe cyose dukoze video uyibone mu ba mbere, ndetse nuze kugenda iyi video utayihaye like. Hanyuma nk'ibisanzwe ngiye kugusharinga screen ya computer yanjye kugira ngo turebere hamwe ibyo bintu maze kukubwira. Mbere na mbere turatangira tureba igiciro cya coin kigenwa n'iki, ubundi ni gute ugenda ukamayininga coin, ukamayininga imibare yo kuri screen, niko tuba turi kubyita, cyangwa se amatokeni cyangwa point. Ubundi ni gute bigenda kugira ngo ufate za coin wa mayininze ubone amafaranga? Ubundi bigenda gute? Reka mbanze ngushyirireho screen kugira ngo tuze kugendana neza 5 kuri 5. Mbere na mbere uri kubona ko igiciro Pi coin iri kugura magingaya ni 0.66 by'idolari. Ibi ngibi biterwa n'iki? Gusa ariko uri kubona ko yazamutseho 8.71%. Uri kubona ko Pi ifite market cap ingana na billion 4.76. Iyi market cap nicyo kintu cya mbere cyefectinga igiciro cya coin, niba utarubizi. Kugira ngo wenda uze gukora mass calculation uvuga uti byibura kugira ngo Pi izagere ku gaciro ka GCV amadolari ibihumbi 314,159 hazaba habaye iki? Ukwiye kwitega iki? Kuko nago ndi hano kugira ngo mwizeze ibitangaza, kuko natangiye ndi kubaza ikibazo kigira kiti ese niki kigiza mu mutwe wawe iyo utekereje ku giciro cya Pi tugendeye kuri GCV? Ndabizi abantu benshi mufite mindset, gusa ariko uko bimeze, uko mubyumva nuko nguko. Ngewe mba nkoze video nk'iyi for purpose of education, nago mba ndi hano kugira ngo mvuge ibintu biratuma ubyumva ukundi kuntu. Mba ndi hano for purpose of education gusa. Hanyuma uri kubona ko tumaze kubona ko Pi ifite agaciro ka 0.67, ifite market cap ingana na billion 4. Ubundi iyi market cap, kugira ngo ubyumve neza, kugira ngo utangire wumve neza coin igira agaciro bigenze gute, iyi market cap aba ari amafaranga ba nyiri gutegura umushinga. Nk'ubu Pi Core Team yafashe billion 9.7 z'idolari. Ayo mafaranga ntago ari amafaranga make, ndetse
icyo kiri mu kintu cya mbere turi buze kureba cyakozwe na Pi Core Team kizatuma Pi igira agaciro nk'uko navuze ko turareba ibintu bitatu, ariko ubu ngubu tugiye gutangira tureba ni iki gituma coin igira agaciro. Nari nangiye ngira ni market cap nicyo kintu cya mbere kigena agaciro ka coin, market cap ndetse na total supply cyangwa se circulating supply mu gihe mining ibi gikomeje. Nk'ubu hano muri Pi mining iracyakomeje, bari kutubwira ko circulating supply ari Pi zigera kuri biliyoni 7. Ni ukuvuga ngo circulating supply ndetse na market cap cyangwa se liquidity nibyo bigena agaciro ka coin. Ubundi market cap ni amafaranga ba nyiri gutegura umushinga bafata bakayashyiraho kugira ngo wa muntu wa mininze coin ufite izo coin cyangwa se iyo mibare yo kuri screen atange ya mibare cyangwa za coin ahabwe ku mafaranga, bityo bigatuma nizo coin nyine zigira agaciro kuko bizwi ko wa muntu wa mininze za coin yahawe amafaranga. Biba bigaragara umuntu wa mininze coin iyo azohereje cyangwa se yazigurishije muri blockchain haba recorded, izo data ziba recorded ku buryo ndetse biba biri public ku buryo ushobora gufata wallet address ukayijyana muri blockchain explorer ukaba wareba mu by'ukuri niba izo transaction zaragiye zibaho bya nyabyo. Ni gutyo bigenda kugira ngo umuntu wa mininze coin abone amafaranga, ni nako bigenda nyine kugira ngo coin igira agaciro. Kugira ngo ubyumve neza wenda nkoresheje calculator kugira ngo mbikwereke, hari abantu bajya batemera cyangwa se kugira ngo dukore calculation ikintu gituma coin igira agaciro ni iyi market cap, total supply cyangwa se ni market cap hano, market cap cyangwa se liquidity ndetse na total supply. Ariko total supply batubwira ko Pi izagira total supply cyangwa se coin zizabaho za Pi ni biliyoni 100, na coin biliyoni 100 zizigera zirenga. Ibyo ushobora kubigereranya n'uburyo igihugu gishobora kugira amafaranga ukuntu, kuko nago government ibinaniwe kugenda ngo ikopiye amafaranga, ariko se irakopiye amafaranga bigende gute? Nago amafaranga kuyakora binaniranye, ahubwo amafaranga akorwa, ingano y'amafaranga ikorwa hagendewe ku bukungu buri imbere mu gihugu, cyangwa se ni nacyo gituma n'amafaranga asanzwe azamuka mu gaciro. Amafaranga y'igihugu agira agaciro bitewe n'ibyo icyo gihugu gikora kikabyohereza mu bindi bihugu. Hanyuma navuze ko agaciro ka coin by'umwihariko kagenwa na market cap ndetse na total supply. Iyo ufashe market cap ukagabanya circulating supply uhita ubona igiciro cya coin. Reka dukore verification, niyo mpamvu nimfunguye calculator. Turafata biliyoni 4 n'ibice 76. Reka nkoresha hano muri calculator yo kuri screen bigaragara neza. Biliyoni 4 n'ibice 76 tukagabanya iyi circulating supply biliyoni 7, kuko nizo coin ziri mu isoko abantu bemerewe kuba bacuruza biliyoni 7. Tukaza kuri egare, uri kubona ko neza ari cya giciro 0.68. Gusa wenda impamvu bidahuye neza hano ari 0.67 nuko nyine hano hari imibare nirengagije, ariko ni gutya igiciro cya coin kibaho. Hanyuma niba ushaka kumenya wenda uti ni gute Pi coin izagira agaciro k'amadolari 300, ubwo waza kureba ukoresheje imibare twakoresheje ukayigenderaho ureba icyo gihe hazaba hari market cap ingana gute. Kandi market cap ni amafaranga asanzwe ahari, gusa nubwo iyi market cap ishobora kwiyongera bitewe n'impamvu zitandukanye, harimo kuba abantu bashobora gukunda iyi Pi bakayigura cyane. Gusa ariko ntabwo ari ibintu bibi, kuko uri kubona ko trading volume mu gihe kingana n'amasaha 28
Pi ifite trading volume ingana na miliyoni 159. Aya ni amafaranga menshi cyane. Hanyuma reka ibingibi tube tubivuyeho, ubwo tubonye uburyo coin igira agaciro, kugira ngo nk'ubu iyi Pi izagira agaciro k'amadolari 6, nuko izaba ifite circulating, nuko izaba ifite market cap ya biliyoni 40, kuko hano dukubye ni 10 na hano twakuba ni 10. Ni ibintu byumvikana neza cyane. Kugira ngo izagira agaciro k'amadolari 60, nuko yaba ifite market cap ingana na biliyoni 400 z'idolari. Miliyoni 400 z'idolari urazumva, ni amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu njya mvuga ko igiciro cya Pi tugendeye kuri GCV ntago ari ibintu dushobora kuzabona gutyo byoroshye. Gusa Pi ni umushinga w'igihe kirekire, bishobora kutazabaho ejo cyangwa ejo bundi cyangwa mu mwaka utaha, ariko bikazabaho. Ariko se mu gihe kingana gute? Bizaba mu myaka ingahe? Kuko ndagira ngo umbwire, kugira ngo byonyine iyi Pi izagure amadolari 60, tubonye ari uko haba hari market cap ingana na biliyoni 400 z'idolari. Uze kureba na Bitcoin ifite market cap ingana gute, ndetse Bitcoin yo total supply izaba ari biliyoni 21. Ndetse ikintu cyatumye Bitcoin iba successful nuko yari iri gukemura ibibazo byari bihari. Nago umuntu wakoze Bitcoin azwi, nubwo bavuga ko ari Satoshi Nakamoto, nawe uzi Satoshi Nakamoto asa gute. Bashobora no kuba ari groupe y'abantu yiswe Satoshi Nakamoto. Nta muntu ukontrola Bitcoin igenzurwa nawe cyangwa se njyewe. Niba nshaka kugura Bitcoin mfite amafaranga kuri Momo, cyangwa se mfite USDT kuri exchange, ndagukontakta, cyangwa se njye muri trading bisanzwe sino kugukontakta ngure za Bitcoin nyeneye, na banki iri bukonfirming ibintu, nta muntu uri bumenye ibyo nakoze. Ngewe ku giti cyanjye ninjya kuri exchange ndagura Bitcoin nifuza, mu gihe Pi coin yo ikiri controlled under Pi core team. Reka tugaruke twirebere ibintu bigera muri bitatu Pi coin iri gutegura bizatuma igiciro cya Pi kizamuka. Singiye kuvuga ngo kizazamuka kigerehe, icyo nuko kizazamuka, ntago nzaho kizagarukira. Bizaterwa n'imbaraga bazakoresha bari gukora ibyo bintu, bari kubishyira mu bikorwa. Biterwe n'uburyo abashoramari bazifuza kugura iyi coin ya Pi, biterwe n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Nawe ushobora kutubwira muri comment. Ikintu cya mbere ni Pi Fest. Pi Fest ntago ndi buze kuyitindaho cyane, gusa nje hano nkandikamo Pi Fest. Uri kubona ko Pi Fest birasa nkaho bitindaho gato bitewe na internet ndi gukoresha. Pi Fest is back, shop local with Pi. Pi Fest ibyo nta mu pioneer utabizi ko hari utility cyangwa se umumaro wa Pi coin, bivugwa ko ishobora kuzajya ikoreshwa cyangwa se byatangiye no kugeragezwa ko Pi izajya ikoreshwa mu kugura ibintu bitandukanye. Ibyo murabizi neza cyane. Hari igihe umuntu akenera nko kugura ibintu ari bwishyure mu madolari, bikaba ngombwa ko agura amadolari adakeneye kuyatunga, ahubwo ari ukugira ngo agure ibintu yifuza. Nk'ubu kugira ngo ugure Bitcoin byagusaba kubanza kugura USDT ifite agaciro k'abakangana n'idolari. Rero ubu buryo bwa Pi Fest buzatuma igiciro cya Pi byanze bikunze kizamuka, mu gihe buzamara gushyirwa mu bikorwa bikemezwa ahantu hose, bikaba official ko Pi ikoreshwa mu kugura ibintu, ndetse abacuruzi n'abaguzi babyumva neza cyane. Biri mu bizatuma igiciro cya Pi kizamuka ku buryo utatekereza, ku buryo bitewe n'urwego byagerwaho bishoboka ko
payi yagera no kuri ya madolari 300,000 ariko nyine bizaterwa n'uburyo abantu bazabyumva kuko abantu bashobora no kutabyumva na waba braminga. Hanyuma ikintu cya kabiri ni Pi Ads. Iki cyo ni ikintu gikomeye cyane guys. Reka nze hano muri Google nandikemo Pi Ads. Pi Ads ni uburyo aba developers bazajya bagenda bakabuildinga Pi muri Pi ecosystem ndetse no muri Pi apps, hanyuma abashoramari bakazana amafaranga menshi cyane kugira ngo bashyirirwe publicité zabo cyangwa ads zabo muri za app. Hanyuma Pi Core team ikazajya yinjiza amafaranga menshi cyane ndetse na baba developers banyiri gushyiraho banyiri kubaka izo Pi muri Pi ecosystem nabo bagahabwaho percentage runaka. Nguhaye urugero rwumvikana neza, hano nari nabyanditse nabi, reka nandikemo Pi Ads. Okay, Pi Ad Network. Nguhaye urugero rwumvikana neza, buriya abantu bose bayinjiza amafaranga kuri YouTube binyuze muri YouTube Partner Program, bariya abantu bose bahembwa na YouTube, amafaranga bahembwa aturuka mu kwamamaza. Gusa ariko nago wagereranya Google na Pi kuko Google yo yamaze kugera kure cyane. Abashoramari bakomeye, company zikomeye cyane zitanga amafaranga menshi kugira ngo izi video mureba, wenda mu Rwanda nago bijya bigaragara, izi video bashyiramo amatangazo cyangwa se ama ads, hanyuma abantu bahembwa na YouTube burya nago bahembwa na YouTube nyirizina, ahubwo bahembwa na Google AdSense kuko niyo ishyira amatangazo muri video z'abantu ba nyiri ayo matangazo. Amakampani akomeye cyane ku isi usanga ariyo yamamaza muri Google. Rero hano naho bari kutubwira ngo Pi Ads Network expansion now open to all ecosystem. Hano bakagira bati last year we introduced the vision and initial pilot for Pi Ads Network, where advertisers use Pi to place ads in the Pi ecosystem and Pi apps. Hanyuma ni ibintu byumvikana ko aba advertisers bazajya baza bagashyira ads cyangwa se ibyamamazwa cyangwa amatangazo muri apps zabaye developed n'abantu bazishyize nyine muri Pi ecosystem, bigatuma Pi Core team izajya yinjiza amafaranga menshi aturutse muri Pi Ads, ndetse Pi Core team igahindukira nayo igaha kuri ba bantu bubatse cyangwa se ba developinze izo app, nkuko bigenda kuri YouTube cyangwa se kuri Google AdSense. Google AdSense yishyurwa amafaranga n'amakampani cyangwa se n'aba advertisers nkuko na hano babivuze, hanyuma Google AdSense igakuramo percentage ikazijyana ikaduha ayandi asigaye. Birumvikana ko ubu buryo nabwo ni bwitabirwa, aba developers bakadevelopinga ama apps bakayashyira muri Pi ecosystem, bizatuma aba developers cyangwa se aba advertisers, bizatuma aba advertisers abamamaza baza bagashyiramo ama ad, dore ko Pi Core team ifite nago rero company ifite aba users bagera kuri miliyoni 60 ishobora kubura abantu yamamariza. Hanyuma ikintu cya gatatu dushobora kureba cyakozwe na Pi Core team kizatuma Pi igira agaciro ni liquidity, kuko Pi Core team ku munsi wa listing ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri, Pi Core team yafashe biliyoni 9 z'idolari n'ibice 73. Urumva amafaranga uburyo ari menshi cyane, na amafaranga menshi cyane biliyoni 9 n'ibice 73 z'idolari. Nubwo abantu aba pioneers twagiye tuyakuramo tukaba twabonye ko hasigayemo biliyoni 4, ni nacyo gituma nyine badashobora kurekura ziriya coin
twamayininze ziri locked ntago bashobora kuzimigratinga gutyo gusa, bazajya bagenda bazimigratinga gake gake, kuko baramutse bazimigratinze nanone tukazitanga tugafata kuri izi biliyoni enye zisigaye, ndagira ngo nkubwire ko market cap yahita igabanuka cyane, bigatuma na cya giciro kigabanuka cyane. Gusa ariko bizajya bigenda bikorwa gake gake. Pi Core team nago ikeneye ibintu biri external cyane, kuvuga ngo bakeneye kuba listed kuri Binance, kuvuga ngo bakeneye ibiki n'ibiki, bo bafite uburyo bateguye umushinga wabo. Mureke tubahe umwanya. Twe ikintu dukwiye gukora ni ugukoresha uburyo bushoboka, tukamayininga Pi ku buryo bushoboka, turaninga Pi node, kuko nakweretse uburyo waraninga Pi node. Nk'ubu nge mayininga Pi hafi 3 ku munsi bitewe n'uburyo namaze ndi kuraninga Pi node. Nk'ubu uri kubona ko Docker kuri iyi nshuro irafunguye, container CPU usage 0.92%, bakatubwira ngo container memory usage gusa, ariko iyi Docker uri kubona ko nyine ikoresha CPU. Batubwiye ko hano ari 17 rimwe n'ibice 73 biba biri kugenda bihindagurika nyine. Bakatubwira ko ibiri no gukoresha memory, turi gukoresha internet yacu. Iyi Docker ni app iba ifite container zidufasha kuraninga Pi blockchain, bikatuma tumayininga Pi nyinshi ku buryo bwihuse. Ndagira ngo nkubwire ko iyi account nta gihe kirenza amezi 2 maze nyikoze, ndetse nta n'igihe kirenze ukwezi maze ndi kuraninga Pi node. Ubu ngubu tuje hano ku turongo 3 tukaza hano kuri mine Pi, gusa ndakeka bitarahinduka. Maze kubona rewarding na Pi 1.77. Uyu munsi nakoze video ebyiri kuri Pi, niyo mpamvu wenda ibinatabigarukaho, ariko niba utarabonye video y'uburyo waraninga Pi node ndaza kuyisiga muri pinned comment, cyangwa se ushobora no kuyibona hano hejuru ukayireba, ukareba uburyo waraninga Pi node kuri computer, bikagufasha kumayininga Pi coin nyinshi. Haracyari Pi coin zigera kuri biliyoni 87 hafi aho dukeneye kumayininga. Pi tumaze kumayininga ni biliyoni zitarenze 13. Urumva ko muri biliyoni 100 Pi coin nyinshi turacyakeneye kuzimayininga. Ibyo bigaragaza ko hakiri urugendo rurerure kugira ngo wenda na cya giciro cya GCV kigerweho, kuko niba tumaze imyaka 6 turi kumayininga tukaba tutaramayininga 1/4, ukeka ko kumayininga izo biliyoni 87 zisigaye bizatwara imyaka ingahe? Niba tumaze imyaka 6 tukaba tumayininze biliyoni 13, hasigaye biliyoni 87, ibyo byo bizatwara imyaka ingahe? Cyo kimwe nuko njya mvuga ko igiciro cya GCV nyine nago biri fair, nago biri clear ukuntu ngewe ngendeye ku bintu bituma coin igira agaciro. Biragoye kuba nabyumva, kandi nawe niba uri umuntu uzi ibintu bya economy, kereka nyine umuntu utazi ibintu by'amafaranga akeka ko amafaranga ari ibintu bikorwa gutyo gusa biraho. Oya, amafaranga aba afite impact nini ku mibereho y'isi. Nta kintu gishobora kuza ngo kize gutyo gusa, kereka ari yameruka nyine, wenda niba nayo simbizi. Gusa ariko reka nizere ko buri kimwe gisobanutse neza. Banakoze iyi video for purpose of education. Uramutse ufite ikibazo, icyifuzo, igitekerezo, twandikire muri comment, uduhamagare, utwandikire kuri WhatsApp. Nimero zacu ziri muri videos description box. Reka tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Imana ikurinde. Bye bye.